unama harimo umuntu wangira inama yo kureka uburaya ndajya mumenyesha ko baranazegera mbureka icyo kosa byo nago nzarireka navukiye Sodoma nkurira mu ndaya nkurira gusa nage reka we wabikora cyo nako Riza no Riza we wajyaga mu mabuheri abo yahwereye niba ndindera niba ndihe ntago mbizi rizicara hasi wigereye uriya wowe uri muri babandi babwiye ngo bafate bya bindi by'amagi n'ibiki uri muri babandi ni wowe ndi wavuze ngo inkoko zose si inkoko kazi uricaye gutya abantu bagira ngo uri muzima oya ahubwo ndi kumureba numiwe njye ubwoba bwanyishe ukureba aravuga ati neza ni muzima nese ubu mukanya ntari sawa rero reka tonje dukaze kureba Urban 250 twizera ko byose ari sawa nkuko bisanzwe uyu munsi turi kumwe na Riza ndetse na Gitafu yene bibari narinde gukora ngo akantu ni gift akakana ariko kanakora yayi bayita tipu iyo tipu rero kugira ngo iyo tipu ugomba kuyifata ukayigundira ku byo utagomba kugucira so Riza zikari tipu we uyu munsi nazanye Gitafu kugira ngo wongere umutuke bya bitutsi wamututse byose adahari ibe bitutsi se namututse uvuze ngo ameze gute mu kanwa navuze ko afite urubobi ninjye nyine wabivuze se Gitafu uri hano ngaho nyumvira nawe ereka ngiye nibyo navuze ngaho wewe ngaho ni yasamagire gutya murebe nasa amasanga ni kwa muganga ko twaje mu kiganiro ahanga naje kwa muganga naje kwivuza ibyo rero sinjye wabizanye mwebwe nawe ugiye kujya zama muri ya initeke y'abantu bakunda kugenda babaga abantu nakinya babateye ntabwo nge nakubaza ariko nanakubaza none ubwo so wambagiye iki barabona kubaza ariko nanakubaza ejo bonda umwegenzi wawe nagiye kumusura arangije arihandagaza ngo ngo narabivuze ngo muzankurira naramututse bebe sinjya nukana ako naramututse nabwo nundi muzi nusa uri mani boso kuburyo uzakomereza wowe ankoreshwa ubuntu bw'ubutoki navuze turutse simvuze amazina nzamuvumba arangije ajya kwiyandagaza ngo tuzamukorera muzamukorera iki yarabivuze yabivuze nawe ibintu byaje siyasa zanyu wabaye iki ku munwa ko mbona wahiye umunwa wanjye wacanye nabi bita bifata n'umuntu oya ni twageze muri sama iminwa yasaduka yashatse niki yashatse kunikiza oya ushobora kuba ari kwa kundi ufata agatabi gutyo ukajya guhita Gitafu ntaga nk'itabi ntago njya nk'amatabi sinzi ukuntu bayo ahubwo firitiri se hari ukuntu ufite ariko ushaka no kuyitobora cyane bikakubana birebire oya ariko bakenda kurangira ugakomeza ugahatiriza ukakarongoza urabona ukagiza mbese fite burayirongoza ukakarunguza ngo ukakarongoza we yafata n'umuntu oya ibintu byo kurongoza wapi njyewe mu kintu nasabye Imana kigwa oya Gitafu duhagurukire muri gahunda yo kukiwanja abanyacyizere ahubwo bavuga bareyo nabareyo oya ngo hari ukuntu bavuga ngo abanyacyizere ngo bagahita basubiza ngo twizeye kuzakira kandi abo bantu ngo abarwaye agasimba oya twebwe icyo cyizere jewe iyo terimenzi iteremenzi ni hariya ruguru hara mu niki ariko bavuga ngo ngabareyo ngiye bigize kuza barakubita byo kwa kuno umuntu iyo saha yawe ihagaza ngahe isaha yanjye aramenze isa n'amafaranga no hejuru no mu diaspora uwo munsi naririje nanga kurya ndavuga ni ngiye kugira ngo ngiyewe nzasebe ngomba kwambara nego zumbi 200 n'amafaranga 1200 uwo munsi ntago nariye byarabaye ubugiye kondeba ni seseme ntago ngiye kuyikurebana ese ko ufite ubwoba humura nta kintu ndabizi rega mwigeze abaganga ubu nawe wigize umuforomo kazi navuze ugiye ebana ubu ndabyiteguye ubu nta kintu ngutwara ubu nasabye Imana abura nindi hano mu gikari psychologist nta kintu ngutwara ukuvuga ngo nyine umuntu ugiye kugira psychologist manipuzo w'umuntu psychologist abavuga nyine no umuntu ugiye ukugeba ubushinzwe kureba imitekerereze ugiye operation y'imitekerereze yawe humura nta kintu ngutwara ugiye kwigira umunyerondo yigo ugiye kunyigira umunyerondo ngaho kora operation baby hagira cyacu ngaho kora operation baby numvaga mu kanya mandi bakobwa ngo baby hair na makeup bitandukanye gute baby hair ni twadusatsi tuba turi hano kutujwiri nukuri kandi buri hari abantu bazibona bakagira ngo nubusirimu bw'inkumi reka ahantu habara ari utujwiri urumva uyu muntu ko ari umwari ko ari umukobwa iyo umurebye gutyo urabona bimeze bite Bwiza yavamo umugore mwiza cyane w'igitangaza mwiza pe ku muntu Erega nzovu yanshimyanye ku muntu wiyaminiye pe none agufite ikintu bita nyanyashi be gose man nta kintu amaye nago nkwamamarije ari ku mwana w'umukobwa mana be
nta kintu wanshinja uba no comment no comment no comment no comment no comment ya ubwo nyine papa tarimo fresh ariza ariko agira amahane niyo ndwara muziho indwara yo gukubita abagabo ku bintu abantu bajya baba kuri comment ukuri rwose ariko mbona bongeraho ijambo kwiyubaha ubanza bitiyubashe kugenda utambaye isuti wowe ariko ngereka urabizi ko ntayo ngira ntayo nari nyifite irangije wowe urabona bidateye ikibazo isibye reba kuri ibi ngibi irangije reba uriya mu baby wanjye uriya mwana uriya kagakobwa reba uwa mu baby wanjye yambara isutiye kandi ni umwana niba ngore nka utambara isutiye kandi yakaba kwigiraho ngeraga ndonze nyine umuntu wonze ukabaye wambaye isutiye kubera iki nambara isutiye utanga urugero ku bantu kureba nyamara ubundi ntayo ngira wasanga utambara n'ikariso ari bishoboka navuze ngo kera ngo iyo umugore avuzaga impundu yavuzaga impundu atambaye ikariso reka mbabwire ikintu kimwe nshaka kubamenyesha n'abari muri comment bahora babivuga nta kibazo babyumve nibashaka bazakomeza babivuge gutuka abafana ugakora mistake ntabwo nabarabura ariko reka mbarabura akantu kamwe njyewe icyo nambaye niba numva njye kimbereye wowe nta uri we wo kuza gukomantinga ku bintu byanjye nambaye ariko wibuke ko abafana kano kanya ke baradukontorora ntabwo bagukontorora ngo bakuba ku force ariko batanga ibitekerezo ibyo bitekerezo byabo ntabwo bigomba guhinyuza ibyanjye none kututumva ibyo bakubwira kandi ubakorera ubu tuvugana kano kanya boss wanjye mfite n'umufana none kutangiye kwijya ku mufana n'indi rubuguhembe nuko bakuguriye isaha niwo murengo nawe bazakuguriye inkweto ntabwo bazangurira isuti yechaso cyane ayo makariso tambara koko no muri comment bandike ngo ni wambare kariso ubwo si ubona Dorukunda nk'indi ndagire uretse nkubwire nge nta uri wo guhindura icyo nge ntekereza ngewe se ko bambwira muri comment ngo jitafu ngo ubwo bo meshi barabimwe meshi nkuraho ibintu byo kwambara za bring ariko urutundi wari ufite tumeze nk'amasaza ari ku mabyi no muri comment barabyanze gutya ari amabyi narajugunye muri toilette induba sinzojya gushira amabyi ku mutwe wanjye icyo cyo ako muri comment umwanditse bavuga ngo diza nguranyanga ngo gufata umutwe nka jitafu kawukira amabyi toilette ubwo tuvuge ikariso mu gifaransa yitwa gute yitwa sous-vêtement naba uyu munsi urangura je twenda timbere ariho ikariso rero yonyine ikariso sous-vêtement buriya ni sutiri muri sous-vêtement ikariso bayita noza ikariso bayita gutera bayita mayo ni mayo mayo debe koko urumva muri mayo bayita un caleçon ariko muri ka kidyo kaga France garçon muri ka kidyo kaba nese uvuze caleçon kaje bavanga umwana ngo ni gariso urumva garçon wamwambitse ikariso garçon wamwambitse ikariso ako se ikariso zambarwa n'abagobere cyangwa n'abagabo burana umugabo wambaye ikariso nagashobora niri na rimwe kubaka urugo ngo rukomere kirazira kikazirizwa ikariso niza abagore niza sinzi benezo oya ikariso zagenewe abagabo uzumve manebu no mu mateka sinumva umugabo ngo ngiye kugura ikariso none ikariso zagenewe buri muntu wese ikariso ngora se ukuntu bavuga mu gifaransa un caleçon est un sous-vêtement masculin. Ya. Ni ikariso imwe y'abagabo. Hanyuma les enfants sa coupe ample et large. Nubango niza abagabo nibo bambara kariso. None si icyo gikorwa cy'abana ntabwo kigenewe. Bari zamfa. Boxer ubundi zitwa boxer ubundi bakitwa un caleçon. Un caleçon. None kaje umuntu abantu niba tujye kubwira ngo abagore bambara amakariso y'abagore baje babyumva none mandi bokeje ubundi ari umuntu wambwiye ngo tuze kuvugana muri bogise nje barabimbwiye umuntu ambwiye ngo tuze kuvugana muri bogise ndibaza ni gute ndaza kuvugana n'umuntu ngavuga n'umuntu wambaye bogise kandi ari umukobwa byarabaye ngo tuze kuvugana muri bogise sinzi ukuntu bivuga muri telefone ngo niba ni bogise niba ni bogise yamubwiye inbox nibyo byaranshaje kuvugana inbox ndaza kuvuga inbox se inbox nyine inbox nyine inbox inbox none se inbox se na inbox bitandukaniye he ngaho ngwira DM ni iki DM nimugoroba narengiye ahantu mu kabari nako kabari nako muvuza amazina yako yari umukobwa umwe mwiza manibu mwiza pe mvuze numukobwa mwiza navuze manibu ndangije ubwo umukobwa hari hazaba ko abajama bicira ku ntebe enye ari abahungu bane urumva barabahungu 8 uyu mukobwa yasohokanye n'umutipe umwe
umukobwa yagiyeyo aromboka aragenda yicara kuri tablet ya mbere asuhuza baba tipe boyfriend wiwe yanga kubyegereza umutima bwa kabiri ararengera aragenda yajya kuri tablet ya kabiri tablet 22 nako ni 2 tablet nabwo aragenda arabegera wa mutipe nabwo arabibona isukari yagira zamuka umunyu urazamuka ahageze tunamukoreye yabwiye ngo wayi hajya wayi mu Kinyarwanda ubwo ni gute ni hehe nyine abavuga ngo ubwo ngubwo arangije nta kindi kintu bamukore manibu bamukubise uwo mutipe abazanye amacupa kandi za tablet ebyiri tablet 1 na tablet 2 baramukoma umukobwa areba icyari kibabaje kurusha ibindi byose byarangiye baba tipe bose bagiye wa mutipe boyfriend na girlfriend barasigarana boyfriend na girlfriend wabatanga kuko mu bijyanye n'urukundo nabivuga neza natanga n'amakuru aho byabereye ni hahari se ko bamukubise ko nta kintu yabaye ariko bamukoma narahinduye ubu ngubu muri misi ariko iyo ubonye nambaye akantu gashaje birakunezeza arashaka kukudoda zamaze kabisa izo ngo tukira najyaga nzikora biza nese uragira ngo ziranze ihoremo zicike nazazi ni zawo mutipe navuze ajya kwambara ngo nizo kujyana ahantu dore n'umuntu wakoranye na serivisi akamwambura ejo bundi twakoranye n'umuntu waroze serivisi ubu twazanye umuntu wibye serivisi ngaho nyumvira ariko serivisi yajyana ngo kurimba ahantu baramukomagura sinza nagiye kurima agafasha agakobwa barakubita sinza ngano yagiye kurimba nabwo aratuburira abantu barakubita nukuvuga ngo uramutipe bagiye kuzamugira ingoma y'abaporoso none waramwibye undi yaramuroza ahubwo serivisi niyo ivuze neza kuko uburozi bwa dusaba Imana buzamushiramo bigora yewe Manuel yavuye muri Kenya kwivuzayo Manipo niba ari we wamuroze usabwe kujya no mu Buhinde bagasuzuma niba bwarashize bakamubaga uburozi bakakubaga uburozi hari umuntu avuze ngo wakuroze niya karabye bura ngo niya karabye ariko we kuki uriya munsi tutakarabije dusaba Imana hangaha koko iyi mwari kuzana amazi magagaraba kugira ngo muvuga ati bibuza uwaroze servizo arakarabye ubutaha nge nzazana ibase n'amazi uvuga ati abantu bose yaroze dore arakarabye mvuga ni dore ndamukarabije abantu mwese dusaba Imana yaroze ndamukarabije inama eshatu ngiye kwitama uramutipe servizo inama eshatu nuko agomba kwegera Imana cyane agasenga cyane ndetse akajya akunda kwambara ikabutura bitabaye ibyo bamurobye mu ipantaro ndamukarabye inde servizo no njya kwambara ipantaro zahitapfa njewe sinjya niba nawe ibyo yanyi byarabimaye ni kimwe kuri kimwe ese gita ko nta muzigo wawe n'ubundi n'umwe ukigira ku bihumbi 10 byose zita njewe reka natinye ko bandoga urumva servizo akoze ndima baramuroza nawe ushaka ko bandoga ndakare niyo mpamvu zikorera indirimbo ni slow by slow ubu ngubu sigemo n'indirimbo Bukaru tafangwa Bukaru nago cyangwa igikoma nukuvuga ngo nyine njyewe ikintu nkora ninyase ninya gupfa vuba koko mbavuga ndibyibuze Imana izane wenda zabe nk'imyaka nka 400 kuri Yesu koko nyine kuba nabakora birashoboka wizeye bura na Yesu akeneye kuba yaba comedy nakomeza nyine nkakomeza nkisikiriza abantu byo ko mwaho ngo gupfa no na wapi no don't touch me wapi kunseka be no sekere kora no ex wanje sha numu egisi wawe sawa ko mugikundana akura mara ako be nago nese kwa kuza zari nago arazi ko nibwo wewe ukundana ng'abamasozi man bora man mbabarire muvuze mu mazina y'Imana mbabarire akoze nk'ibyo nibiki wisize arakundana tukomereze bora bajyango baza nanga makuru dukomereze kunakundana nyine we akundana ng'abamasozi abamasozi ukuntu bakundana umumasozi ashobora kugukunda hamwe akubona n'umudada nari kintu cyabaye akagukomagura bora yankunze bora rankunda ubu ni ukuvuga tunu ni ibyo ngibyo gukubita kana gutyo none aha wamubonye inga ivuga ati mba ni inga bivuze ati mbi pop umva nkubwiye nuko akagukunda akagukubita ngo nakugukubita nyina kankunda ariko ntabwo neza uko yakunda urukundo rw'ibisazo rugeze hariye bebe niba nawe uzakunda urukundo rugeze hariye bye kuko harimo umuntu ugukunda be sibyo what hari mu maso umwe yari inshuti n'umugabo wanjye hanyuma barakundana tukakunda n'undi mujama reka n'uyu yego yigeze kumutafu ntago ari tayari ngende tayari be ngenda ntago ari up urajya ngo mbe office
yabaye iki ngo ubonye atari yirutse se nuko yubuye umutwe yareba hari akabona hari abantu yaragiye habuze isego abuze rimwe ribyara abiri nyine buriya ukuntu mba ndimo meditamani icyo bita meditation nyine yagira nyine intekerezo meditation aginte intekerezo zizamuka cyane bikarenga umupaka ugashiduka wumva umutwe wawe urukumbi bibiri birwaniramo cyane ariko mba mbona arimo arashya bro byababona harimo yego Riza reka nawe twigize gusengana Riza se ntabwo ajyagaheza umunsi w'isabato nabivuge ngo ntabwo najyagaheza umunsi w'isabato nubahiriza umunsi w'isabato oya n'ubu ndacyawubahiriza umunsi se nawe ureka Riza icyo ibaze Riza mu mateka yiwe jyaga mbwira ati ngiye ku isabato hari umuntu wari umurimo 200,000 kandi afite ikibazo cyo kwishyura inzu umuntu aramamagara bamubwira ati Riza ngo uteme bicira avuga ati never sinshaka kwica umunsi w'isabato uriya munsi warambabaje Riza gutafata desamire kandi bukeye bwa mujyama yamuhamagaye furasanga yankwereye ntabwo byabaye uzanye ibintu bya kagugu hano koko ndazana n'ibyo mugashyekera ceceka n'ibyagashyekero nabizana nabizana ashama n'imbuto utagiye kureba hanze aha hari ibyana byiza ngaho nyumvira ubu kuki Imana itangiza umugabo koko mani mbona nicaye kuri moto iri ibikobwa 3 bikurikiranye iruhande yanjye hari ibindi bikobwa 3 bikurikiranye mana we none byo byiyambariye udukaba tugeranga tutari tugufi cyane pe ariko tugera hanga batwita picnic mani hari ibyana byo mu bakire byagiye birabyimba noneho bifite rwa ruhu bro umwana wisiga gikotori 10 ariko gikotori igura senkani ego ko bikira Mariya aragenda uruhu rwe rukajya rubonerana urumva ukajya ubona rumeze nka kwire ukabona impyiko iki byose ukishije shumbi ngo rukabonerana twe twicaye gutya kuri moto noneho ikirenge cy'umwana wo mu bakiri urakireba ukakibwira my god yamaye nkoko pa twe twicaye kuri moto nkajya ngenda bareba imatako yabo kunasa vuga tubukuki koko bunabereye iki umugore Buraya mvuga niyo mba ndi umugabo cyo kora Imana kutangira umugabo yarandinze ntago bumba nageze amba nabashimira Imana ko yangize umugabo uguzi naje guhindukira nyuma yaho nireba kwita ko barenze usanga nta kintu kiri ndaryanze nahise nkurura agakanzu wasanze nta kintu kirimo nahise nkurura agakanzu tuzaho gutya none se mani buno mukobwa wowe urimo kwifatuka none n'umugabo nawe hari nawe uvuga Imana yungira umukobwa bari kujya bamenagura we bishatse kuvuga ngo uko wifuza se tafi yabo umukobwa baba yarapfuye mbafite abana nka 500 rega nawe ibyo byo kwifuza bira nibyo bindi bajya bavuga ngo ni ibyifuzo ya n'inzozi umugabo ari je wari kuzakubitwa wenda wapi ngewe yonza kumugabo akabakora n'ikiyede manibu neza ukora ibintu byari kumbongereza tujya tuganira iyo hataba hari umugabo wansinze mu nziwe yego mba narishwe na sida cyangwa nkicwa n'abagore nateye hari umugabo wagukubise ayo makuru yame ku kirango zaragukubita byanyabyo mba narishwe na sida cyangwa mfunze iyo nkuru umugabo yaragukubise kuko nge ntago nagigize umuntu nganca amazi oya nta mugabo urankubita ngo bise nkande gutsinze mu nzi reka gutsinda ne kugukubituka ukabanahira umwuka ubanza utega amatwi umve uko umuntu avuze maze ngo nawe ndavuze ngo iyo mba ndi umugabo yego ntihaba habuze umugabo wari kuntsinda mu rugo rwe it's okay bravo Imana yarakoze ko kwikugira umugabo nyine ntago yaguhaye ibyo kwiriye nanjye nimbye n'inkwiriye impamvu yakukiza umugore uko abonaga ko ubugore bwo bugukwiriye nanjye impamvu yangiza umugabo umugore bakazaka kubyitiranya urababwira iki umugore iyi ngo ni umugore ariko ibyo tunarabyiza ariko rero hariho n'abagore b'abagore hari abagore bo barahari cyane rwose hari ingare ama nibuzi ko ari umugore ukubana nk'isereri mu bwonko urugero uzi ko ari umugore utunga ukarutwa no guhorana hangover burese wumve adashobora gutuma usinzira adashobora gutuma utuza buri uko ugeze mu buriri ukirambika ni bwebwe ubwo wiri ubunga unywa icupa nimba utanakoze usangira n'abandi bagabo kugira ngo uze kureba ko waza gutaha byibuze yaryamye ntagusakurize ntutashye ntugeze ku rugi ibitotsi umugore wawe atangira kubibona ubundi yarutwa n'ahangover ibitotsi atangira kubibura ugeze Nyabugogo umva Riza uzi ukinjira mu nzu bwebwe ititangira wagira ngo ni isazi iri ku mabyi
ariko ayo mabyo urakunda kwamamaza amabyo wajya mani uwo mugore subwo ntabarutwa no kuburi hangover uvugiye umugore nanjye akamvuga ku mugabo nese najya urabona umugabo wajya akafata umugore akirwa muhondagura nakamubuza amahoro abagabo bibirindi imana babariho ariko none ntibageza baha abagore erega niyo umugabo gukubisa izo nke ebyiri uzikenyereraho ukigendera bigasabira ariko umugore nubwo yagukubita ntiyaceceka mani bonasavye imana ndavuga ni mana nyiriga uzama umugore uzazungu bita nzabane n'umugore uzazumondagura byibuze ningira mu rugo nakoze ibifuta kumpita umushenzi akajya nanduka ati mushenze krokodile segeze gutukana mu gifaransa urumva France mushenze krokodile akantu kaye byarageza kuba umuntu umwe seriye njewe se ibyo bintu muzabibaze seriye utari seriye oya kuzuko ejo nagiye kurimba ahantu mu boss wakanga kongera seriye manibo umukire yaramamagaye arambwa ati jita furihe ati ndi hano ndi mu biganiro ni nashyuhiranye arangije ati fata moto nona mba ndajyanetse mu modoka turagiye pa no hantu abamanukira bati tafu mwamubonye ngiye kubona mbona abaturage baraje ubwo bwo mu kanya gatabanyishije hano mu gipangu barafunguza ibintu byabaye naririmbye ku ngufu ariko navuze ni naririmba barangubitemo cyo gipangu nyine bashize mu kabari si yose iranyota indirimbo uririmba nyuma performinga nk'indirimbo zingahe shobora guperforminga nk'indirimbo 30 kuko tuvugana ufite indirimbo 60 ziri kuri album yanjye yawe yitwa gute yitwa nayisi Argetox inde ni pinagi irimo gutunganywa ariko tuvugana kuri channel ese ko Sami igiye kurangira indirimbo yawe na Nzovu bite Nzovu bantu bambitsemo ubwoba ngo isigiye Nzovu azahita rwara sida nabaye nyiposhinze kuko bavuga ati ninamuka isohotse wabaye nabaye ngiposhinze niba ari guposhinga ni ukuvuga ngo abantu bambwira ati byibuze isore nyuma ya sama kuko nshobora kuba indwara yatumura umusazi muri itanu ni ukuri ko imana barabimbwiye barambwira ati nirambuka isohotse arete jya ku miti bitambihagarika njya gutera umuntu ahubwo se kuki batamubujije imiti ngo bayimurinde bayigushyireho kubona urembye ejo bundi ntago nase Bruce Melody noza kurabo yandimba nzaruhahira yarambwa ati wowe rebye yambwiye indwara 3 zanyice trichomonasi amibe zanoza za conduire niwe za conduire sinzindi birwara za depression sibya sheria ndwara y'urukundo ambwira nibi mana izo ndwara sevana witeka abanyengabo nahise mbihagarika nabyo asugita nzaza nindira aragitose imyaka yose abantu bakuganije bakugiriye inama nuwo ngo ufunga umutwe tu unama harimo umuntu wangira inama yo kureka uburaya ndajya mumenyesha ko baranazegera mbureka icyo kosa byo nago nzarireka navukiye Sodoma nkurira mu ndaya nkurira gusa nage reka wewe wabikora cyo nako Reza no Reza we wajyaga mu mabuheri abo yahwereye niba ndihe ntago mbizi rizicara hasi wigereye uri wowe uri muri babandi babwiye ngo bafate bya bindi by'amagi n'ibiki uri muri wowe uri muri babandi ni wowe ndi wavuze ngo inkoko zose si inkoko kazi uricaye gutya abantu bagira ngo uri muzima oya ahubwo ndi kumureba numiwe njye ubwoba bwanyishe ukureba aravuga ati Reza ni muzima nese ubu mukanya ntari bwigire gutya kancangamo ingumi kareka buriya manipo gusa buriya jitafu ari muri babasazi batarwana bigenda bivugana inzira yose kubeshya n'icyasi kuva nanavuka nanubwo naturana bita kariyeri ari kariyeri niba ari kuri kariyeri sindahagera sinzi no kunahamera ako umuntu azanye nka cya kintu bajya bagira gutya bashakira amabuye kikagera ahantu ari ibibuko cyo mu umuntu akaza kakibatunga gutya cyahita giturika hanyuma se twebwe tugiye kuba amabuye ubutakara no kuvuga twatugize umusozi bagiye kutumenagura sinzi ukuntu cya kimashini bakiri rero kivuga ngo uri cyavuga ngo rero cyahita gifatira cyagatogoto cya kimashini ndagitinya manibo uburyo cyo kuvuga si cyo uri kuvuga mwihorere jitagira nawe buyari gukorera ikibazo dufitanye ibibazo bibiri ejo bundi nagusabye ikiganiro ni nakubwe nanjye kuzafungura agace n'ujye mu kiganiro wakinyemye jita ntago nakiguha sinabona icyo guta urakoze cyane igihumbi cyanjye nagwaye wambwiye nabwo uzakima warakimaye jita hari igihumbi cyawe ukindi mwamwe ngo uzakima kigenda gite kwa mbere birapfura mwe ngo uzakima kwa kabiri kigenda gite jita kigenda gite warakima ukindi mugomba kukima ntacyo nkurimo nta nicyo nanaguha waramwe ngo kwa mbere ategeza kukima ndaheba have ntacyo naguha igihumbi cyanjye ugomba kukima rwose we kukigwana nko kugiha Nzovu yego kandi igihumbi cyanjye ndemo
ubwo rero ngo bwa bwenge bwabo bari kumva bari kuvuga ibintu birenze ubu bacanze abantu cyane none bibaze imagine ko ujene mani kaba tugenda none imaze manipu imagine ko uyu mutima pepe ndimo ndamurabura nkabona arimo aragenda atabyegereza n'umutima byibuza mbone wanarakaye byibuza arakara n'iki ajita reka nkubwize ukuri pe nukuri nuko wagize Imana ikakugirira ubuntu ukagwa ku mihanda ukavuga utanzahikaraga burinde bwira ubu ngubu buri Gisenyi mu buzukuru ba shitani uzi ko jita afa kureba mu maso kumva ubwoba burakwisha ubwo urambaza kanze ngo bana ntabwo nakubaga Lisa ejo bundi ntabwo nakubaga ejo bundi ari umugabo waguterese uranyongora urambwa ati jita fura mugabo ntabwo merukana nawe wibeshyira nibishoboka urumva ndagwakanira urashaka gushaka kumukora amenyo uja gukura abagabo amenyo wowe ndidare wo kuyabagabo amenyo nago ibyo bintu byabaye akareka ntabwo njya mpura nawe tutari hano byarabaye nonye hakana nabyago ndimo jita rero mbese ndio urabona seretse cyane ku buryo hari abantu muzi ngo yatagiye mu kazi hari abantu muzi ngo aratembera jita barimo anywa mu karu ntayiva imbere mukaruva umukaru nago njyanywa igikoma ahubwo nge nywa mukaru nibyo koko nywa mukaru mukarega ni ya mbere iki kinyobwa twasanze abasogokuru bahari baye bagiye kumikira ka cyo kuyamamaza mu buzima baserimwe bisa kurangira bikwamye nuza sura mugabo nawe nagajya baseriye ya mana batari seriye ni benshi bro ni benshi pe Liza nari seriye bayaka nikada cyo kwa mu bantu bafite hano muri social media Gitaf number 1 mu bantu bari seriye nge ndo wa mbere sabrag utwaye imodoka kwa kundi bakaguhohisha mu bayi wawe tuhuha ukagira gute ugahohamo bitaje umuntu amamagaye wenda kwiyamya ndi mu kiganiro haje umuntu ifata akamamaga ndi mu kiganiro burasa shaka kujya neze manibu ninde uguhamagaye ninde uguhamagaye ubwo kuba ufite amashumi menshi arwanira mu bwonko bwawe kandi utazagira ngo manibu utazumaga abantu bagikuzimu ngo byahinde ngo byo kunaga amagi mu mazi n'ibiki ngugire ngo umuntu agikuzimu mu bwonko Liza niba haragiye kuzimu mbwira inzira waciye umumotari wagutwaye kujyanayo mbwira niko nigeze gusinda roho yanjye ikamvamo ngaho nyumvire wamyumvise manibu imvamo imagarara imbere nkajya nyibwira wamba bari ukangarukamo wa roho yanjye wikajya imbwira tumva mbabara sinagaruka muri uwo mubiri urimo gusukamo imyota ingana ityo ngaho nyumvire mani bro abajama twaye twicaranye banyitegereje nk'amasaha 2 ndimo mburana na roho yanjye nyitereta ngimbabarira insubiremo Gitaf ubu nawe roho yanjye ariko ngimubabare musubiremo ntabwo rero ko ngombaga gusubiramo cyo kibagirwa isubiremo aho yagira kakunzamana amasukari Liza ubujyango simba nkumva rozarabwebwebwe mba nkumva isubiremo nicyo cyo ukibagirwa Shitani ni mubi pe buriya Liza igihe cyose wizira ko ni mubi n'umukara Shitani ni Satan ni mubi is bad vuga none tubwira Shitani ni mubi mu cyongereza Shitani shit motherfucker Satani tuzanze Shitani ari Satan yes mubi tusangani he or it or she is bad so ukamwita oroshit ni oroshit mane bu kumbita no ko Shitani nyanga kiye kuma umwanya nkayituka nyituke urituka se mbwira Shitani jese Shitani